bice bya Goma se ho ko njya numva bavuga ngo naho hari kubera imirwano bizifashe gute? Goma imirwano ese nk'ari nta mavande kandi baherutse kuharasira abantu. Goma na ya mabandi yinjira nk'uko byari bimeze no muri Bukavu bakinjira hano muri Goma wapi kabisa nta mirwano wavuga ngo iraba nyine ni mu makaritsiye amwe namwe muri territoire ya Nyiragongo. Muri territoire ya Nyiragongo nyine urumva yo bavuze Goma benshi babonye muri Nyiragongo ho bajya babinjirira nk'intuza bakinjira nk'abaturage bo mu nkengero ya parike ya Virunga n'ibyo ari aba FDLR ni intara hamwe ziracyari muri parike hoza bari parike urumva ntibiba binoroshye nyine yoho ni nini cyane parike ya Virunga ho barimo ese ubundi ubwo nyine nabo baracengera bakaza bakinjirira nk'amazu ariko hanene ubona baba baje gushaka nk'abantu bo bagiye basigira nk'ibintu nyine nk'abantu nyine tubagacengera uvuga ngo bishe umuntu uvuga ngo bagize ute n'ibyo ariko ntabwo biba ari ibitero bya nyabyo bavuga ngo akahagira ukaba watahamara n'iminota n'icumi. ese ikindi kintu njya nibaza nka kuriya badeployinze cyane muri Sud Kivu muri Nord Kivu baba bafite force zihagije ku buryo bahagabye igitero babasha kwihagararaho. M23 ni ngari M23 ni benshi ku rwego udashobora gutekereza ko none ntuzi ko buriya ibice bafite bya Nord Kivu na Sud Kivu biruta u Rwanda n'u Burundi byombi byifatanyije. Urumva bamaze kugira igisirikare kinini. Ibice binini biruta u Rwanda n'u Burundi byishyize hamwe no kuvuga ngo ebana uturutse urugero uturutse aho bita za Katondi yo muri Rubero ugakomeza wenda ukagenda ukagera aho bita intuza ahari ya nyina Makobora bari sandaka kuba n'u Rwanda n'u Burundi bifatanyije kandi n'ubundi niko bimeze ariko none se urumva ingabo batangiranye wese kuba pasingisha ngo ibihumbi kandi bafite abasigaye benshi cyane noneho wenda twebwe tuba duhari twebwe tubabona ni benshi pe. Njye buriya najyaga ntekereza ngo iyo bagiye kwataka agace force zose barazimura nyinshi zikajya epfo haruguru agasigara bari kuri point d'observation gusa. Bafite abasirikare benshi pe. Nose siko leta yagiye ipima siko yabitekerezaga nayo burya ikavuga uti nibagaba muri Sud Kivu duhita tujya muri Nord Kivu gutyo. Leta niko yari bizi niko bigiraga ikagabira ibitero cyagihe na Goma itarafatwa kwanza niko bari bazi. Nuvuga ngo bakubitaga Sake bakagaba bakubita hano haruguru Ikibumba Kibumba ni haruguru yanjye naho ndi kagaba hano Ikibumba barangiza bakagaba za Mushaki bakarasa Kanyabayonga ubwo urumva icyo gihe Tandi yari kiri ntoya bagasa nkaho barasiye hose icyarimwe. Indege tena hose zigakora bakanga bikabananira kabisa ko advancinga kikaba ikibazo gasanga biragoranye kabananira rero kugeza n'ubu nuko bafite Tandi nini noneho ubu bamaze guhura na Twirwaneho n'iki bafite imbaraga nyinshi abana barakomeye cyane kabisa. Ibyo basore binjira buri munsi nabo basubiza inyuma zuko basigaye banena abasirikare wabo naho basigaye bagira condition bareberaho baranena kabisa bishobora bajya bakabangira kubera ko batari fit kabisa. Kigaragara muri Midro Plateau yego
yo mu murenge wa Mutambara. yego Ahangaha n'ubundi ni muri teritwari ya Shiri. yego magingo ya rero abasirikare benshi bakomeje kubarungikira mugani mu rurimi rwo hakurya iyo ngiyo duturanye. yego bakomeje kubarungikira muri aka gace aho bakubise abasirikare benshi amaze kugera nk'amabatayo nka 12. magingo ya nyine urabona ko bisa nk'ibyahinduye isura. sinzi rero ikintu kiri bubafashe nimba ari bwo buryo bufatika bwo kuza gukora comeback bagasubiza inyuma 23. nakubwira ko magingo ya Baraka iri mu biganza bye uretse ko batari babitangaza. yego ndetse binagaragara yuko mu minsi itari mikeya ndiwe nkubwira ko 23 iba yafashe iyi act ya fizikali bitewe n'uko bamaze gukuramo aka gace gakomeye cyane kavuze icyo kavuze mu mirwanire ya Tanganyika Baraka. ni nk'ibihe bimenyetso bihari bigaragaza ko ibyo ngibyo bizaba bigiye kuba vuba kugeza ubu? ibimenyetso bigaragara ni uko magingo kuri iyi act ya Tanganyika Baraka yego 23 yashize amaso y'intambara arasyaye cyane. yego ku buryo intege ndetse akanagaragaza ko ariwe bafashije gufata bino bice bigiye bitandukanye ndetse akaba ari nayo yatumye yisubiza umujyi wa Kobola ya kabiri urufunguzo rukomeye rwo kuba barabashije gukomeza bavansa bagafata tuno duce twa Kasekezi hafi na za Baraka mu mujyi neza na za Twima. urumva ni urufunguzo rusa nkaho rwabafunguriye kuba bari hafi n'umujyi wa Baraka. yego Baraka n'ubundi ahagana ku mujyi uretse mu gace ka kampanye. yego uno mujyi wa Baraka cyane kuko kampanye igaragaramo utubari tugiye dutandukanye twinshi. urumva bo bagiye kwifatira agacupa mu buryo bwose hakazamo imyivugutanyo yo kudahuza kubera yuko abahigi benshi bayobya iby'uburari. yego nicyo nakuvuga cyatumye iri huriro rya FARDC ritabasha gutsinda urugamba ndetse bikaba binagaragara ko n'ubundi bo imbaraga bari bazishyize kuko bari batojwe neza ku rwego rwo hejuru. ubwo rero kampanye ari abasirikare bakeya basigaye abenshi bageze i Karemi abandi nakubwira ko n'ubundi bageze za Bibogobogo cyangwa Bibokoboko. yego ubwo rero nicyo nakubwira ko abasirikare benshi bari muri ibi bice n'ubundi mu buryo buri kugaragariza buri wese. umujyi wa Baraka n'ubundi biragaragara ko hasigayemo abasirikare bake cyane ku rwego rwo hejuru. bigaragara ko n'ubundi 23 yaba ishobora kuba yafashe n'ubundi uno mujyi mu ibanga rikomeye ahubwo isigaje kuba yatangaza ko n'ubundi yawukaciye ku mugaragaro kuko nakubwira ko uno mujyi n'ubundi nta buyobozi burimo. abenshi bari bazi ko bariho abayobozi bari kuko niho n'ubundi bari bahungiye bava mu mujyi wa Uvira nk'abadepite akubwira n'ubundi na guverineri wa Sud Kivu niho yari ari ariko magingo bose barambutse bibereye i Bujumbura. ubwo nk'umuturage ugize ikibazo aripotinga he? nta kuripotinga bari kwimenya nyine kuko abenshi barahunze bari mu nkambi ya Rumongi. nakubwiye ko abenshi bamwe hafi imiryango irenga 900 bagwa mu bwato nabwo bahunga. nakubwira yuko nyine kuri ubu umuturage arimenya uretse nka babandi abashefu b'amaziyaje nibo basa naho bagikoramo gake gakeya ariko nabo baba
hari n'ubundi bigaragara ko ubuyobozi muri ibi bice butita ku baturage ndetse ibyo babasezeranyije batajya babikora akaba ari nabyo byatumye abaturage bamwe babona ko 2023 yaguma ikavansa itari ko yahindura imyitwarire y'ubuyobozi muri Sud Kivu. Yego Bwana Safari ndagira ngo unyemerere no dusome ibijyanye na Noheri ubutumwa bwatanzwe na nyiricyubahiro Cardinal Frodolin Ambongo yifuriza abantu Noheri ndetse agira n'icyo asaba ibice birimo umutekano muke. Ubwo nawe urayituza none tujyana mu zindagisi naho ugenda utwereka ishusho y'uko ibintu byifashe. Yego nta kibazo. Yego n'ubutumwa bwa Noheri 2025 bakristo ba diocese nkunda bavandimwe banjye muri Kristo, abantu bagendaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi nkuko biboneka muri Isiraheli mu gitabo cy'Abisiraheli umutwe wa 9 umurongo wa mbere. Uwo mucyo ni umwana w'Imana data yazaniye isi, kiliziya yacu, imiryango yacu n'imiryango y'abantu bose. Mu kuzura kw'igihe bigaragara mu Bagalatiya umutwe wa 4 murongo wa 4, umwana yabaye Imana nyakuri n'umuntu nyakuri. Umwana w'Ibetelehemu ni umucyo w'ikuzo rya data kandi ni ishusho yuzuye y'ubumwe bwe, biboneka mu Baheburayo ba mbere umutwe wa 2 kugera umurongo wa 2 kugera ku wa 6. Ni Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Kuza k'umukiza mu mateka yacu bihinduye isi, ikiremwa ntikiri icyaremwe cyahindutse umugeni w'Imana, gihamagarirwa kugira Imana umunezero nkuko biboneka mu Bisirayeli umutwe wa 62 umurongo wa 2 kugera ku wa 5. Mu kuza kwe Yezu ni umwami w'amahoro, asenya amacakubiri, agashyira umutima ku mutuzo kandi agatangiza ingoma y'ubutabera n'amahoro nkuko biboneka mu Bisirayeli ba 9 umurongo wa 2 kugera ku wa 6. Amahoro ashingiye ku butabera kandi agashyirwa ku isi yose nkuko bigaragara mu Bisirayeli 52 umurongo wa 10. Ariko duhamagarira guhinduka mu mitima by'ukuri kugira ngo abakristo tugire abantu bashishikajwe no gukora ibyiza nkuko biboneka muri Timoteyo wa 2 umurongo wa 11 kugera ku murongo wa 14. Muri iryo shingiro Noheri itwibutsa ko amahoro nyakuri kandi aramze ari impano y'Imana mbere na mbere, atari umusaruro w'imibare cyangwa imigambi y'abantu. Kugira ngo duhe ayo mahoro umwana w'Imana yahisemo ubukene bw'ikiraro cy'inka, ahitamo kwicisha bugufi aho kuganza, ubwitonzi aho gukoresha ingufu, kwitanga aho gukoresha imbaraga. Bityo rero impinduka y'ubuzima bwacu no mu mahoro si ayacu gusa, si ayacu. Buri wese muri twe arahamagarirwa gukurikiza iyo nzira y'ubwami bw'amahoro, by'umwihariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu cyacu cyahuye n'ibibazo bikomeye by'umutekano cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, Ituri na Kwamafu. Cyifuzo gikomeye cy'amahoro, ariko ayo mahoro ntazagerwaho hatabayo ihinduka ry'ukuri, ubwiyunge bwa nyabwo n'ubwitange bukomeye mu biganiro by'ukuri kandi byubaka. Muri iyi minsi isoza umwaka mutagatifu w'ibyiringiro, ndasaba Imana gusubiza igihugu cyacu amahoro n'ubutabera kugira ngo habeho imibereho myiza kandi yuzuyemo ubwiyunge hagati y'abaturage mu kwicisha bugufi no mu bushake bukomeye. Twese duhagurukire hamwe inzira y'amahoro n'ubwiyunge, umutima wuzuye icyizere. Ndifuriza buri wese umwe mu miryango yanyu Noheri nziza yuzuye ibyishimo. Ni harambe umwana w'Ibetelehemu useka urukundo rwe n'ubwitonzi bwe mu miti asesekaza urukundo n'ubwitonzi bwe mu mitima yacu. Frodolin Cardinal Ambongo, arikepiskopi mukuru wa Kinshasa, niwe rero washyize umukono kuri iri tangazo cyangwa iyi baruwa yagenewe abakristo ndetse n'abanyekongo muri rusange. Bwana Safari, urumva ko Cardinal aragaragaza ko amahoro ariyo umusingi wa byose, ariko urambwira uti umutekano mu bindi bice za Karemi nawo biragaragara ko bitoroshye. Ndagira ngo ukomeze uturamburira page tubwire n'ibindi waduteguriye nyuma yuko mu bice bitandukanye n'ubundi hakomeje kugaragara ihungabana ry'umutekano. Nubwo kubemera iminsi mikuru nibyo, ariko ku basenga nyine bazi ibyo gusenga nibasenge habeho impinduramatwara. Muri ibi bice byaranzwe
n'akarengane n'ibibazo bikomeye cyane, ntabwo ari ibya none, si n'iby'ubu, si n'iby'aka kanya, kuko kuva na kera byahozeho, abaturage bagiye bicwa. Amagingo ya ntabwo nari nakujyanye ku misozi miremire n'ubundi yo muri iyi teritwari ya za Minembwe, aho n'ubundi ubuzima busa nk'ubwahagaze. Yego Safari, uretse wenda gutanga ihumure ku baturage nyine bakomeza abandi, kugira ngo abari mu mahanga atandukanye babone ko hari icyo bari gukora, ariko abaturage bakomeje kugenda bapfa cyane ku rwego rwo hejuru. Icyo navuga ni uko abaturage basenga ndetse n'abafite imbaraga bakaza bakifatanya n'abandi bagaharanira amahoro no kwishyira ukizana muri ibi bice byashegeshwe no kutumvikana kwa bamwe mu baturage batuye muri ibi bice, bamwe bakicwa abandi bagahura n'ibibazo. Magingo aya rero n'ubundi mu misozi miremire naho nakubwira ko ikintu cyashegeshe cyarakaje ingabo z'Uburundi n'ibirindiro byabo bya Nikarati. yego Abasenye urumva niho bapagafiriza, urumva mu kujya gucukura ayo mabuye y'agaciro. Patriote, cher Congolais, kuko bari bahashyize ibirindiro karundura bikomeye, rero bikaba byarasenye n'amadubu n'intare bafatanyije na M23. yego Ibi bikaba byarateje akaduruvayi, ndetse ukabona ko muri ibi bice ingabo z'Uburundi ho zo ziracyarwanya, ndetse n'imitwe igiye yitwaje intwaro ifatanya n'izi ngabo z'Uburundi. Ubu rero magingo aya n'ubundi nubwo byose biri kuba, abaturage bari mu kangaratete, bafite ibibazo. Hari benshi batari kubona ibyo kurya bitewe no kwihisha, kubera yuko ubuzima busa nk'ubwahagaze. Magingo aya abenshi barihisha, nakubwira ko bahunze, bari mu kangaratete, bari kurwara indwara z'ubucucike. Magingo aya nyine ni ibibazo, intambara ni hose muri iyi teritwari ya Fizi, navuga ko ariho yimukiye. yego Ndetse abayobozi rero bakomeje kugenda bagaragara no mu bindi bice, nubwo M23 icunga umutekano, ariko no mu bindi bice bagenda bagaragaramo ku rwego rwo hejuru, kuko nakubwiye ko aba baturage b'ababaza rendo abenshi n'abo mu makaritsiye n'ubundi M23 iba yarafashe. Urumva ko kubasha kubamaramo ni ibintu bishobora kutaborohera cyane, kuko n'ubumva kereka bo ubwabo nibahinduka bakabona ko n'ubundi bagomba gushyira intwaro hasi, ntibakomeze guteza akaduruvayi muri ibi bice M23 yafashe. Ubwo nicyo navuga. Naho mu duce dutandukanye nakubwira yuko magingo ya M23 byose ikataje ku rwego rwo hejuru, kubera yuko bitewe n'ino axe ya Tanganyika Baraka ishaka gukuramo. yego bigaragara ko n'ubundi iyo yarayije kwavaza, unavuga yuko iri hafi na Munene na Kasekezi, ubu biri mu biganza byayo. Urumva Baraka ni amaterise rwose, kugerayo ni iminota mikeya cyane. Nshaka kongera kukuvugisha mubwira yuko M23 yadekaraye, kuko gufata igice M23 igifata mu buryo bw'ibanga, aho ikazadekarara yarakinjiyemo neza ifite ubugenzuzi bwayo. Ubwo nakubwira yuko n'ubundi umujyi wa Baraka M23 yinjiyemo, ahubwo isigaje kuba yafata ubugenzuzi bw'umujyi wose ntawe uyisobye. Bitari bya bindi winjira mu gace ukumva ko wahise ugafata. Ibyo bikorwa na FARDC bakadekarara ko bafashe igice, ariko bafashe n'urugero nimba bafashe nka centre ya Makobora, bakaba bafashe nk'agace katari centre yose, bo bahita badekarara ko bafashe centre ya Makobora, kandi bafashe hagati. Rero magingo aya nakubwira yuko n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara ko M23 yarangije gufata umujyi wa Baraka mu ibanga rikomeye. Isaha iyo ariyo yose bari budekarare ko uri mu bugenzuzi bwawo, ndetse nkaba namaze kuvumbura ibanga yuko bafite gahunda yo guhita bakomeza bajya Karemi.
Yego. byanatangajwe na bamwe mu bari ku ruhande rw'ihuriro rya PACDC, abo tujya tuganira, burya abo wazarendo n'abana beza cyane, ariko bo baba bagenda badekara bavuga ko ari nabo bari kuri pressure, kuko umuyobozi icyo akubwiye nawe uragikora nk'umuntu ukuyobora. Bo mu bigaragara nta bugome buhambaye bo bafite, ahubwo ubugome buturuka ibukuru, kubera yuko bo batangarizwa, bo basa nk'aho bategekwa ibyo gukora biturutse mu buyobozi bukuru, n'ubundi bakabaha ibyo bagomba gukora, bakabwira ibyo bagomba gukora. Mu bigaragara ubona ko abawazarenda benshi bo bakora icyo bategetswe. Muri make bo bamaze kuvuga yuko n'ubundi bo babona ko ibyo bari kurwana batazigera babigeraho, ndetse ari ukugira ngo nabo ubwabo batitwa. Urumva n'abagikora ni kuri pureshi ikomeye cyane y'ubuyobozi nyine bw'iyi leta y'Kinshasa. Urumva rero yatangarije yuko ku munsi w'ejo abasirikare benshi bari mu bice bya Karemi, kuko ubwoba ari bwose ku buryo babumva ko bashaka gufata umujyi wa Karemi, ndetse ananira y'ibanga avuga yuko n'ubundi iyo babaganira bati Karemi nayo iri muri gahunda yo gufatwa, ndetse ubwo bigakomatanya n'iyo ntara yose, ndetse bakavuga ko n'intara ya Katanga bashaka kuyikuramo noneho, kandi Katanga ngo ikungahaye ku bintu bikomeye cyane, ku mabuye y'agaciro ku rwego rwo hejuru. Bikaba nyine iyo bari kubabwira uburyo bagomba kurwana ari ukugira ngo bafate ubusugi bw'igihugu cyabo, ndetse banafate n'ibi bice bikungahaye ku mabuye y'agaciro. Ubwo rero icyo nakubwira cyo ubu magingaya umutuzo ni wose, ariko ubwoba ni bwose ku baturage, kuko nta mugoma ntaki. Ubwo urumva ko buri ruhande ruri gukora tactique y'uburyo ki ku ruhande rwa PACDC ko bapushinga 23, ku ruhande rwa 23 bapushinga PACDC. Urumva ko n'ubundi bikomeye cyane, bari kurwana mu buryo bwo kwiganaho kugira ngo barebere hamwe uburyo ki byaza koroha gutangaza ko barakiri mu biganza byayo hatabaye imirwano ikomeye. Nicyo nakubwira amagenda ya ngaya. Yego, urakoze cyane Bwana Safari, duhaye umucyo ndetse n'ishusho y'ibiri kugenda biba byose. Reka tugushimire cyane, dusoreze ngaho. Urakomeza ukurikirana ibyo makuru, uragenda tugezaho n'izindi updates zitandukanye ku biraba bigezweho. Natwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha Kure imwe Rudende, bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. Aho dukurikiye bwa mbere, fyonda sabone. Hasta la vista.